ibyakozwe n'intumwa 16:28 nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati we kwigirira nabi twese turi hano. Iyo ni post yari ya posting ya Zawadi. Yego ubwo umuntu postinga gutyo gusa. Bura postinga akajambo kagufashije. Ijambo rigufata ku mutima. Oya abantu badukurikiye. Hari abantu bari kumbwira ariko pastor koko ntabwo bufite ngukavuga kuri Zawadi. Ndavuga ati n'umuturanyi wanje. None se ikibi namuvuzeho ni ikihe ko mukunda kandi bya mutabara mbere. Wowe ni ikihe kibazo kirimo hano ko Zawadi ko ni ikihe kibazo ubundi Zawadi ni ikihe kibazo gutwita se wa mbere w'ubutwisi kudatwita ntacyo bitwaye gutwita ni umugisha gutwita ni amahirwe hari benshi babibuze wenda bishobora kuba atarabikoze ariko yarabigambiriye kwiyahura gira bitekereje akaba yabigakse niyahure mpunge ngende nje ahantu abantu batazambona ngire hehe ngire gute sibyo ariko ahanga Pawulo asobanura nk'ijwi ry'Imana asobanura nka marayika w'Umwami Imana cyangwa se agasobanura nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe nk'abantu b'ingenzi mu buzima bwe natwe turimo baza bakamubwira ngo humura tuza so wa mbere so wa nyuma uri mu nzira nziza igiti kirimo imbuto n'izimijugujugu ziterwa so wa mbere sino wa nyuma umurimo w'Imana urakomeje kumwe nawe kandi Zawadi turamukunda Petro ngenda cyari kumwe nawe 100%, 10% sibyo ngeze nawe bari kumuvuga nabi nareke gutekereza ibintu bibi reka nkubwire Zawa aho uri wowe witurize wicecekere witurize. Yes ni by'agacukeshi gakomeye kuditamano kuri Gonake Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nje nitwa David ninjye mugiye kubona muri kigano nkanakibura ariko nanone kuri kamera za Gonake Plus muri kubona umukozi w'Imana Innocent mumenyera no kuri Gonake Plus ni umuntu twabanye mu bigiye bitandukanye ni umuntu Imana yakoresheje imirimo n'ibitangaza no kuri Gonake Plus hanyuma rero ntabatindiye cyane reka nkubite mbanguranya kuko tugiye kuganira ikiganiro cyiza cyakiramo amagambo y'ubwenge ariko nanone ku muntu wizera Imana urakizeramo ari buze kubona ineza y'Imana cyane ko tuba tugiye kuvuga ku mirimo n'ibitangaza Imana igenda imukoresha hanyuma ntabatindeye cyane ngo mundamirwe reka mwakire ndakwakira sa murakoze kunyakira meze ute bomeze neza nusa umuntu buryo usenga Imana kugira ngo tutaza kwiyobora mu kiganiro reka tugusobanze dushyira imbere y'Imana yego twasenga Imana yego Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti talabosa idimanda lahando kutalabini manda Lola blesha ilim la holim la haylo yam dishia mna hay. Talm la shila tela bim na hay lo hom na onda kita la binima. Tevala si rodo kia jandala mandala ngole menge la shaidi manda. Lo si vere tra roko demena ame enevando si le bosha inimande la hay. Tiwe kudushaka bukushaka. Ngire venemando sidrar zina le bonima dosidyaye le vonema sule bo shaidi mande mahai urakoze Yesu amen. Umeze ute bomeze neza urarashima Imana ndashima Imana cyane ndakomeye duherukanye mu biganiro byagiye bitambuka no kuri Gonake Plus ariko twatangira ikiganiro cyacu reka nkubaza akantu gatoya ku bantu bakunda Zawadi amakuru ya Zawadi nta makuru ya Zawadi uheruka Zawadi araho arakomeye Imana ikomeje kumurinda no kumuba hafi ayandi makuru y'imperuka ni nkenze post ye gusa mperuka nta ni makuru ya Zawadi heruka keretse hari post ye mfite na mperuka nyine kora ko nyine post ya postinze hako ndamubwira ngo nakomere harya buriya tu nkawe ubwo ntiwamubona munaturanye ngo umusuhuze cyangwa se n'abandi bantu wagerageje kubaza nta muntu wagwa makuru ya Zawadi ngerageza kwimenyera amakuru nyizina kuko abatura kubaza umuntu mbese nkanye buse muturanye yanje yagira ngo iki ubu tuye hano batuye hariya uno mu muturanye wanje yagira ngo iki ngo impamvu hari abantu bakunda Zawadi kandi by'umwihariko mbura nanjye Zawadi ndamukunda Imana ikomeza kumuba hafi post ya Zawadi iragira uti ariyo post ariko n'abandi bayifite bafite nimero zabo bagiye bayibona yego ariko iba ifite amakuru yihare ya Zawadi twayisomaho na ya Zawadi ariko ntago biri ni public
ni amakuru ari public ntabwo ni n'ijambo ry'Imana juste ntabwo ari ikintu ntabwo ari ibindi yego reka dusome umve ni ijambo rya postinze ariko nyine buriya ntabwo umuntu postinga gutyo gusa buriya postinga akajambo kagufashije ijambo rigufata ku mutima oya abantu badukurikiye abantu bapostinga ukabona ukajya kuri Facebook ukapostinga ukajya kuri Instagram ugapostinga ijambo ryo muri Bibiliya nuko iryo jambo riba rigufashije cyangwa se ari ikindi kintu ushaka kubwira abantu ukaricisha muri iryo jambo cyangwa se wowe ubwawe akaba ari ikintu rikoze ku buzima bwawe ukavuga ati ijambo reka ndipostinge kuko buriya nta kindi kintu biba byo bavuze by'amastatus yaba kuri YouTube na hehe akenshi dushyira amarangamutima yacu ko twiyumva iyo post ya Zawadi iragira iti iravuga iri mu byakozwe n'intumwa bice 16:28 yego iravuga ngo nuko agiye kwigira nabi Pawulo avuga ijwi rirenga ati we kwigirira nabi twese turi hano agiye kwigirira nabi kanyoheze nanjye nkarebe nzakwereze ni ngombwa se buri ara ngese nkarebye ntacyo byacu byabintwaye ni ngombwa buri ara wayarekana Imana amakuru ye aya akira kanze uretse nakwereje kaje reba kaje karebe none se akakumpaye niko usomye ibyakozwe n'intumwa 16:28 ntago ariko none inyoreje nakaza Zawadi ibyakozwe n'intumwa 16:28 handitse ngo nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga riti ati wikwigirira nabi twese turi hano agiye kwiyahura ubasomye kwigirira nabi angero gasome neza ibyakozwe nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano ndiko nagasomye ariko maze agiye kwigirira nabi kuba Zawadi ya postinga ijambo nk'iryo kwiyahura hari abantu bari kumbwira ariko pastor koko ntabwo bufite ukavuga kuri Zawadi ndavuga ati n'umuturanyi wanjye none se ikibi namuvuzeho ni ikihe ko mukunda kandi ryo mutabara mbere wowe ni ikihe kibazo kirimo hano ko Zawadi ni ikihe kibazo ubundi Zawadi ni ikihe kibazo gutwita se wa mbere w'ubutwisi kudatwita ntacyo bitwaye gutwita ni umugisha gutwita ni amahirwe hari benshi babibuze hari benshi bari kuratinda zavuyemo sibyo rero abantu nibareke kuvuga rwose ahubwo se iryo jambo ndihuje wenda nibyo yaragucamo no kubihuza niba ndi kuvuga ijambo cyo ritavuze banyihanganire buriya se ubwo yaba yagira postinze agiye nko kwiyahura bitewe n'ibintu bakumuvugaho cyangwa se nibi wenda tavugisha ijambo cyo ritavuze yego ariko arimo kwiyahura wenda bishobora kuba atarabikoze ariko yarabigambiriye kwiyahura gira bitekereje akaba yabigakse niyahure mpunge ngende nje ahantu abantu batazambona ngire hehe ngire gute sibyo urumva umuntu ashobora gutekereza gutyo ashobora kubyitekereza gutyo ijambo umuntu wese uri buryumve arahita ashyira ku mate nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga bakunda rivuga ngo ibyakozwe n'intumwa 16:28 nuko agiye kwiyahura Pawulo avuga ijwi rirenga ati wikwigirira nabi twese turi hano iryo ni post yari ya posting ya Zawadi yego ya Zawadi abantu ndaza kubereka ku screenshot wariye ubwo bisobanuye ko yashaka yatekereje kwiyahura nariye ubafashe David koko abantu munyihanganire okay nta kibazo ubwo bishatse gusobanura iki ahangaha hano Pawulo avuga ijwi rirenga ati ubundi Pawulo asobanura wenda nk'ijwi ry'Imana wenda kuntu umuntu aba ari mu bintu byinshi bitandukanye byamutesheje umutwe ariko ahangaha Pawulo asobanura nk'ijwi ry'Imana asobanura nka marayika w'Umwami Imana cyangwa se agasobanura nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe nk'abantu b'ingenzi mu buzima bwe natwe turimo baza bakamubwira ngo humura tuza so wa mbere so wa nyuma uri mu nzira nziza igiti kirimo imbuto n'izimijugujugu ziterwa so wa mbere sino wa nyuma umurimo w'Imana urakomeje sibyo abo ngabo rero ba Pawulo ni twewe cyangwa se marayika n'izindi nshuti bavugana ziri hafi yego icyo bishatse kuvuga nyine abantu bamubwira ngo wikwigirira nabi twese turi kumwe nawe kandi Zawadi turamukunda Petro ngenda cyari kumwe nawe 100%, 1000%,
sibyo ngeze nawe bari kumuvuga nabi nareke gutekereza ibintu bibi. reka nkubwireza aho uri wowe witurize wicecekere witurize ntuntekere wowe aho kusoma ibyanditswe byera byinshi soma ibyanditswe byera byinshi nuzahagarara ku gatuti uhita utegura n'igiterane ahita ategura n'igiterane ubundi aramburira abarwayi abaramburira ikiganza maze ubundi rero ko bataraguruka bakirukanka bagakira bandi bakagira gute bikagenda neza Zawadi ntiwigire nabi Imana iri kumwe nawe kandi iracyagukunze iracyari kumwe nawe Zawadi byambabaza utekereje nabi byambabaza kandi n'abantu bari kuvuga Zawadi ntibamureke Zawadi mumureke uriya umukobwa n'umunyamugisha n'umuntu Imana yahamagaye mu gihe nk'iki reka tunamufetereke kumutindaho ni ukuri bamureke twikomeze twigire mu byacu twivuga ijambo ry'Imana ntago umuntu wari utuzanye ari Zawadi kusura jambo kuri postinga bifite ico bisobanuye kandi none bigaragaza ibintu ari gucama muri iyi minsi cyangwa se bihari gucama muri iyi minsi nibe bitamworoheye bivuze nkatwe nk'abakristo dukwiye kumusengera kugira ngo bya bihe Zawadi abashe kubicamo kandi yemye umusika n'urwana urugamba akarunesha sibyo Innocent cyane ihangane ntawuhozwa atarize ntawatsinda urugamba atarwanye ntawubabara atahozwe ntawuhanagura atarize tugasubemo neza ihangane ntawuhozwa atarize ntawatsinda urugamba atarwanye ntawubabara atahozwe. Hanyuma umurimo w'Imana umeze uteye Innocent ku bantu bagenda baguhamagara Imana iri kugukoresha ute muri iyi minsi maze iminsi iri kubereza abantu ngo batazi Yesu bameze bati babayeho bate abantu batari kuri Yesu rero umva abantu batafashe kuri Yesu bo batamuzi babayeho nabi bameze nk'umuntu nenge kubigirana nk'umuntu wenda udafite hepfo na ruguru ariko umuntu udafashe kuri Yesu ameze nk'ubwato buri mu nyanja butazi iyo bwerekeza umurimo w'Imana uhagaze ute kuri wowe kuri njye n'ukuri umurimo w'Imana umaze neza uhagaze neza ndashima Imana ndi gukora ibyo Imana ishaka ndi kugerageza gukora ibyo Imana ishaka ntabwo turagera aho Satani atarasa imyambi n'ukuri turaho nyine ntaho turagera aho Satani atarasa imyambi yego rero turi kugerageza uko dushoboye abantu kubibutsa kwandika bakuva muri telefone ni ijambo ndi gushaka ku ijambo turi buze gusoma nari yanditse turaza gufata akanya twongere tujye mu ijambo ry'Imana abantu kubibutsa kwandika amasezerano yabo ubundi sezerano iyo ugeze mu bikomeye cyangwa se ugeze mu burwayi ufata rya sezerano urumva ukarireba akavuga ati nubwo ndwaye Imana yambwiye ko izangirira neza nubwo bimeze gutya Imana yambwiye ko nzagira neza bikagutera gukomeza gukomera bikagutera gukomeza kwishima no kunezerwa ariko kweka abantu basubiye inyuma mu gihe cy'amasezerano yabo byaba bigiye gusubizwa bagasubira inyuma no kubereka icyambere hari uburyo umuntu asubizwa inyuma bitewe n'abo bari kugendana bitewe n'amajwi menshi ari kumva ari mu matwi ye uyu munsi Imana ishobora kubwira ngo mwana wanjye nzagugirira neza uzaba udasanzwe nzaguha akazi nzagukomeza nzakwambika nzakugaburira nzakubakira inzu y'ikitabashwa nzaguha imodoka nzaguha nyine ubuzima bwawe nzabuhindura hanyuma hakaza undi muntu akavuga ati sha maze imyaka 30 nsenga yego ibyo Imana yakubwiye nanjye yarabimbwiye yego irinda umuntu nk'uwo nguwo umuhungire kuri kuko uwo muntu ntabwo akomeye kandi udakomeye akakuzaho byanga bikunda niyo waba ukomeye yakubambaza hari umuntu uhetse kuza asobanurira igihe numva ndanyuzwe pe igihe David reka tunakivugeho gatoya igihe umubwiriza 3:1 igihe hariho ngo igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira buriya David igihe cyakuvana kuri iyi kamera kikakwinjiza kikakujyana muri Amerika ugakorerayo sinzongera no kwibuka ko nabaye nicaye kuri kamera tuzigere wibuka ko wanabaye kuri kamera icyo ni igihe ariko cy'umuntu nanone utarareba ku musaraba cyane ataratumbira ku musaraba cyane kuko hari igihe cyatuma umuntu arimbuka ariko nyirizina akavuga ngo ndi mu bihe byiza ninjye ugezweho ariko nanone iki kigatuma umuntu ajya mu ijuru akavuga ngo ndibuka ibyo Imana yankoreye bigatuma umuntu akomeza gushima Imana igihe rero David cyaguhindura undi muntu
nk'ubu nkanjye nkawe wowe akazagera arabazamu icyo ni igihe kandi n'umuzamu wazajya ararara iwawe akavuga ati ndashima Imana nawe akaba ari mu gihe ari gushima Imana nawe akavuga ngo nanjye ndi mu gihe nawe akaba ari gushima Imana igihe cyakugenda ariko rimwe nigeze kujya muri Serena David rimwe nagiye muri Serena Mana yanje uzi ko Serena Imana imuhereza umugisha mushuti wanjye ndamusuhuje Imana imumugisha ndabizaraza kureba iki kiganiro Imana imumugisha imukubire inshuro atabara kuva hano ukagira nkira hirya uri kwiyarurira ibiryo bitandukanye by'amoko menshi ntabwo wagiraga ubwoba byaranca ibi ni ibiki byasa binono byasa bincanga ndeba hirya karebe bigeze nkira hirya Mana yanjye ukabona n'ibyo utazi ubwoko bwabyo n'ibyo ntazi ubwoko bwabyo nkavuga tereka mpfe kwirira byose oye nagaruka guko bikorwa ko basirimu oya da abasimu barabaza reka wazande kabaza muri kumwe cyangwa abantu banga muri hotel kabaza ati ibiko mwabitetse biryohate kamo kabye nakahe David reka nkubwiye uye ngubiri umusirimu nubaza umusirimu nyine umusirimu ndabyemera umusirimu arabaza sibyo kandi cyane urumva nge rero naricaye naragiye gutya ngiye kwarura ibyo ntazi nkafata sample ntoya agasample gatoya undi umusirimu nyine yarura duke yakicara agasubirayo ko hariya gusubirayo wapi nimvireyo ubanza imbuto nabanye ngiye babanje imbuto ndabanza ndagira gutya ndafata imbuto ndabanza ndazikanjura ndabanza ndazimira ndazihekenya numva nguwe neza nyine nkumva ndi kubyibuha nkumva umwuka w'Imana ari kumanuka akankubita nkumva ndanezerewe haciye gake njye kuzamuka muri parafo hejuru noneho ibihora bishushe ubushyuhe kuvana ukagira nk'iriya hirya aruri inkoko aruri ihene aruri n'akabenzi ariko ntabwo ndya ingurube oya noneho ndarura ndumva nshimye Imana niho ngo ni mu gihe rero cyarafashe kingezayo ndicara ndavuga ngo akana n'ikindi gihe wabayemo igihe nabayemo nkariya imvuzo nkazikunda kubi uzi ko ari igihe gituma ukunda ibyo udashaka ariko igihe kigatuma ubikunda ngubura ngo hari n'umugabo ujya mu rugo yabona byakaza akavuga ati uko mutatetse ati twa tateka ibirayi gusa ati ibirayi gusa ati biraryoha akahita babwira n'akamaro k'ibirayi ati ko mutatetse tuzateka umuceri gusa tumuceri gusa umuceri uraryoha ni wa mbere uryoha uzi impamvu akakubwira n'akamaro k'umuceri uzi impamvu ari igihe ariko cyaba ari igihe turacyari mu gihe ugateka ibishyimbo ubwo twatetse ibishyimbo tuteka ibishyimbo no tubwira mukecuru nese mama kutakigurira inyama ko nta kanyama tukibona ati se ufite ikibazo cy'inyama kandi ibishyimbo bisumbye inyama intungamubiri hano ni umuntu wadusekeje yaravuze ati ngo ngiye nabaga kwa mukadata tukabwirirwa tukabura icyo kurya undi muntu ahita amubwira ati ngo mukabwirirwa ubwo siyo mupfa no guteka umuceri gusa unuvuga ngo iwawe yo wabwiriwe barya umuceri noneho hari ahandi urabizi ko kera habaga inzu z'intuza Imana ishimwe ko nyakatsi zacitse urumva nyakatsi umwana w'Ikigali yarazamutse agira ruguru kwishamba nyine ruguru za nzu z'ibyatsi z'ikihaba Imana ishimwe ko nyakatsi zagiye none umwana arangije yegera inzara yizenguruka aravuga ariko iyi parabrike ni nini iyi tene parabrike urumva icyo ni igihe mu bihe byose wagiye ucamo ni reso moko muri komeye nakuyemo isomo ryo guca bugufiya kandi nta buzima Imana itahindura guca bugufiya gusenga Imana kubaha abantu bose umuntu wese yatungurana cyagiye tunari kuvuga nyine umuntu wese igihe cyose yatungurana niyo mpamvu nta muntu nikomezaho nta muntu nizamura abantu bose Mana n'abadukurikiye barabizi abantu bose ca bugufi mu buryo bushoboka na Zawadi bungu bari mu gihe nawe ari mu gihe cye nyine kira gihe cye n'icyo gihe hari ikindi gihe yageze arakundwa hari ikindi gihe yagezemo abakarara ariko n'igihe ari kugiramo bari kuvuga ubu ngubu nta n'ikindi gihe arimo barimo kuvuga ubwo neje zaba ari mu kindi gihe nama episode buri wese agira episode ye episode ye ikagirwaho nawe ufite page yawe udukurikiranye n'undi wese afite episode ye bazajya barareba bakareba namaze kwiyakira ubu ibyo wambwira byose David ibyo umuntu yambwira byose namaze kwiyakira wantuka
wambwira nabi wavuga ngo isi ngirambona it's up to you about me no problem kuri njye nta kibazo pe genda uvuga ibyo ushaka genda ukora ibyo ushaka wagira ngo urambangamira ute wavuga ngo urandogesha inkuba zimeze gute umuntu ashatse no kundogesha biranga biramupfubana Pokemon arambwira ngo itegereze nditegereza ngiye kubona mbona inkuba nyankuba imeze nk'isakira amanutse mu kirere ndavuga ngo mu izina rya Yesu Imana yavuzganye nanjye kizanira kizamba hafi bura nta kindi dukubitisha abadayimoni n'amasezerano Imana yavuze kizamba hafi kandi ntacyo nzaba ewe nabe uko bigenze nike kintu bakuvuzo kitari cyo kikakubabaza cyane kintu bamvuzo kitari cyo kikambabaza cyane kintu bamvuzo kitari cyo kikakubabaza cyane misi kintu bakuvuzeho bakubeshyira cyangwa se baguhimbira kikakubabaza cyane kuko ibyo tuvugaho ari byinshi ariko hari ikikugira kikakubabaza cyane mbo no kuntu hari ikintu kenshi bura umurimo w'Imana ikintu cyambabaje cyane ntago cyambaje kora ko bakimvuze ntago cyari cyako ntago cyambaje kora ko bakimvuze ahubwo no buryo abantu b'Imana abantu bajya bafata umurimo w'Imana bakawita nk'atari umurimo w'Imana wo karabatuguza ariko urazi kugira ngo umuntu avuge uburi kubwiriza cyangwa se uri gusenga ukuvuga ngo babateka mutwe ngo batangiye ngo babateka mutwe nigeze mbwiriza mu muhanda abantu bamwe ati sawa bande ati ariko bigeze nyuma umwe ati babateka mutwe kubera iki ntago nabaye kwereka nyise umutekajwe nuko abantu b'Imana bishi ivuga butumwa aho babona n'abantu bazima bari kuvuga ubutumwa bwiza bakabita bateka mutwe byarambabaje niba aba bantu bari kwica ivuga butumwa bari kutwicira akazi kivuga butumwa ariko uyu ni umurimo w'Imana aka nakazi dukora tuzahemberwa n'ijuru n'Imana tutazahembwa n'abana b'abantu ariko bigaterwa gahinda bikababaza David iyo umuntu nta n'igicera araguha ugasengera umuntu nta cyatanu ramwaka ukagira gute nta muntu uraka n'igiceri cy'icumi birababaza umuntu akakubwira ngo wamutubuza wamuteka mutwe we nta n'igicera araguha nta n'iki nta nokuri kandi wenda bagoye n'amafaranga bicecekeye batuje avuga ati turakublessinga kubwo ijambo ry'Imana ese David tuvugisha ukuri umuntu aramutse avuze ngo David nzishyura minervari yose y'umwaka n'imodoka Imana irankoresheje fata imodoka uzajya ukomeza ushaka bavuga butumwa hirya bakoresha ivuga butumwa uwo muntu bikoze uko uryamye sazajya umutekereza uko ugiye muvuga butumwa sazajya umutekereza uko ugiye kujya usajya umutekereza naho ijya ngahita mvuga atashimwe wazanye iyi modoka hano igakora umurimo w'Imana Imana iguha umugisha nabangeze na hano nice ngavuga ati mubone imodoka nziza ngendamo hariya n'intuza wagize ngo mu gihe cyose naba nariyemeye ngavuga ati ninjye wayiguriye ariko najya ncikwa none ngavuga ati reba modoka n'umuntu wangiriye neza barayimpaye umugabane wawe ubuhari karute nubwo buriya kangubwire David hari ikintu kidashoboka nubwo naba naraje ngiyemera kuri Innocent ngavuga ati ra modoka nashatse amafaranga yanjye hari undi muntu wabivuze umunsi umwe nazanicana na Innocent ngavuga ati bra Innocent nubona Imana igira neza modoka umuntu nabonye arayimpaye kandi mbere namubwiye ati narayiguriye none se wagize ngo kutambutse ijambo ry'Imana hatariho uko utambutse ijambo ry'Imana ikiganiro cyose waba wagiye gukoresha hari nk'umuntu wakuguriye kamera wenda iyi kamera ni umuntu yayiguze tubyumvikanye uzi ko sheye y'umugisha wafata umugisha na sheye igahita imujyeho bwihuse cyane n'ukuri rero abantu nibareke kugira ngo wenda bakorere imigisha mu buryo bugaragara bakore imigisha mu buryo bugaragara uburyo bwo gukorera imigisha David ntago ari cyagiye cyo kwicara ngo bavuge ngo ngumva ngo mpanura ndohereza 30 mpanura ndohereza 20 ngo kugira ngo Imana ivuge ngo mpereze bingibi oya nowe korera umugisha kora kugiye gukorera umugisha hari abantu benshi rero bafite imivumo aho kugira ngo bagire iki imigisha kandi baragize gute baratanze byabo babihaye amaboko yanduye babihereza abantu bayajyana gusinda no gusambana no gukora ubukozi bw'ibibi sibyo ariko hari abantu badafite minervari hari abantu basohoye mu mazu hari abantu byacanza hari abantu ivuga butumwa atari kuri tambutsa kubera nyine ubushobozi budahari rero abantu nibarebe kure kandi ntibarebe kuri iyi si barebe kubitagaragara uko bari kurira kubigaragara bare no kujya no kubitagaragara niki Imana ishaka amen David ejo bundi Imana yigeze kuntegeka irambwira ngo fata
stock yose. Wenda ngubu nabivuga abantu bakabyita ubusazi, nabivuga abantu bakabyita ubusazi, ariko fata stock yose fata stock yose uyitange kandi ubikora nk'uko Imana yakubwiye imbere y'Imana. ariko niko gukorera umugisha rero, niko gukorera umugisha. Ntago gukorera umugisha kubona ku muntu ngo kubera ko yaguhanuriye ngo mbonye nimero y'umukozi w'Imana ngo ubwo ngo kanze muhereza amafaranga ngabanga mpanura ngo ni harampanura neza. Amafaranga ni umuvumo, uzagumana amafaranga yawe, uzagumana imya iyo uwo ni umwanda utejejwe. Ikintu cyose kitejejwe kitavuye ku Mana cyo ari umwanda mu maso y'Imana no mu maso y'ugihawe. Rero nge sundi wo gufata imyanda ahoko ndi wo gufata ibyejejwe. David nawe uri wo gufata ibyejejwe n'undi wese, sibyo? Rero ni uza no kugira neza uzagira neza umuntu ataruko suko nagiriye neza abantu ngo kubera ko bahanura ngo kukwera ko bampanura kubera ko bansengeye. Oya, nabagiriye neza gutyo nyine gutyo. Ariko baravuze ngo mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Mukozi w'Imana warakoze gutyo. Hanyuma inosa reka tujye mu ijambo ry'Imana yatari buze gutinda cyane. Nabona n'amazari kudutwara ngo tubohore n'abantu badukurikiye. Tuba twaganiriye tukavuga amakuru, tukavuga ukuntu Imana tubwiye byose, tukigisha n'ijambo ry'Imana. Abantu bamenyana no kuri Gonareke Plus nuko bazi ko niyo tuganira gutya kiba kigenderewe n'ijambo ry'Imana. Reka twivugire ijambo ry'Imana abandi tubareke tubima amatwi kuko ibiduca intege byo ntibizabura. Iki cyangombwa twe no kumenya ahantu turi kwerekeza. Ni karibu ijambo ry'Imana taribuze kumara igihe kirekire. Reka dusome muri Yohana ibice 15 murongo 26 na 27. Bibiliya iravuze ngo umufasha naza uwo nzaboherereza ava kuri data, ari wenge mwuka w'ukuri ukomoka kuri data azampamya, kandi namwe muzampamya kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Imana ishimwe cyane. Uwo mufasha naza uwo nzaboherereza, uwo mufasha ni mwuka wera, kandi wari kumwe na data niwe uzahamya kugeza kuva kera mbere na mbere niwe ari kumwe nanjye. Uwo mufasha ni mwuka wera. Rero ndifuriza wowe dukurikiye mwuka wera ari wo mufasha. Uwo mufasha mwuka wera aze ku buzima bwawe, uwo mufasha aze mu byawe byose, aze mu mubiri, aze no mu bugingo. Nta kindi cyagufasha uretse uwo mwuka w'Imana naza. Umufasha naza uwo nzaboherereza. Imana ikoherereze mufasha wa mwuka wera. Mufasha wa mwuka wera nakuzaho hari bizatungana mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Uwo mufasha ni mwuka wera. Uwo mufasha nuzagufasha kwihangana. Uwo mufasha ni mwuka wera uzakugenderera akakubwira ngo ibi birakomeye, akakubwira ngo ibi ngibi nubwo bigoye ariko ndi kumwe nawe. Uwo mufasha ni ukenewe kuruta ibindi byose wakenewe. Uwo mufasha ni ukeneye kuruta amafaranga, kuko hari abafite amafaranga byagezeho baniyahura, hari abafite amafaranga byacanze bagahunga ubuzima barimo, bagatoroka ubuzima barimo, ubuzima bw'amadeni, bakava mu karere kamwe bakajya mu kandi. Uwo mufasha naramukaje ibintu bizagenda neza, zabahumuriza. Kubera ko ataraza, hari benshi yaje ariko ntibamwakira. Kubera ko bataramwakira, niyo mpamvu bafite ubwoba bw'ibihe, bafite ubwoba bw'amadeni, bafite ubwoba bw'ibihombo, bafite ubwoba bwo kutabyara. Ariko kuwo yamaze kuza, kumufasha kuwo yamaze kuza mwuka wera, baracuruza nubwo bitagenda neza, bakavuga ngo twizeye amaboko y'Imana. Yemwe barashaka bakavuga ngo nubwo tutarabyara ariko uwo mufasha akababwira ngo nimuhumure, ejo harahari ni hazima. Ngushabiye uwo mufasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umufasha w'isi yaragutengushye, ariko umufasha w'ijoro niwe mwuka wera, ntago azagutenguha. Naze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ku buzima bwawe, kandi nakora ibikomeye bidasanzwe, nakore byinshi, hahinduke byinshi, hahembuke byinshi. Imana bamugisha, Imana haze kwifuza ku mitima yanyu, kandi Uwiteka bishimire kubw'ijambo ry'Imana nimwakire. Amen. Mbifurije kwakira uyu mufasha muri uyu mwaka ndetse n'indi myaka tuzinjiramo. Imana ishimwe. Yego, Imana bamugisha. Turagushimiye cyane kubw'ijambo ry'Imana utugejejeho, ndetse dushimiye n'abantu bakomeje kudukurikira hano kuri Gonareke Plus. Hanyuma tugeze mu kanya kezo gufata nimero y'umukozi w'Imana. Umuntu Imana yagiye ikoresha imirimo n'ibitangaza, mwajye mumukurikira mu biganiro byinshi byagiye bitambuka hano, ndetse abenshi mudukurikiye mufite nimero ye, abenshi mudukurikiye mwavuganye nawe, abenshi mudukurikiye yarabahanuriye, abenshi mudukurikiye yarabasenge kubazo bya mwe mufite bigiye bitandukanye. Aka niko kanya ko umuntu turi wafata nimero cyangwa se wavugana nawe, cyangwa se n'uwacika gufata nimero ye ayifate, nasoza kuduha nimero ye araza no kudusengera. Ni karibu Innocent. Ntaga nimero. Yego. Nimero yanjye ni 0788 25 10.
niyo nkoresha. Hanyuma nanone ndasubiramo kugira ngo abari hanze nabo ni 0 788 25 Imana ibamugisha. Izere dusenga Imana, uwo mufasha aze mu byawe ari we Mwuka Wera, ibyo biragenda neza mu izina rya Yesu. Izere Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'amahoro, Imana ikomeye ihambaye, Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi, Imana idatsindwa, Imana itananirwa. Mu izina rya Yesu dusabye mufasha ari we Mwuka Wera. Tela sila bosha inimanda la kota la binimanda silevodro leketa shay binimanda. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndabizi ko ushoboye, ndabizi ko wihagije, ufite ubutware bwinshi n'ubushobozi, urera kandi urakiranuka. Nyemerera uhindura ibyanze guhinduka. Umuntu wese ufashe kuri screen urwe bwose yabarwaye, mu izina rya Yesu abashe gukira. Ndasenze ubyizeye Mwami, uburwayi bwose ubwo ari bwo bwose aryame abyuke bigamaze gukira. Ndabyizeye. Urakoze Mwami, urakoze kumvisha gusenga kwacu, kandi urakoze ko usubije ibisubizo twari dufite byose, ibyifuzo twari dufite byose. Urakoze ko ubikoze, ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego.